Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, bana b'Imana aho muherereye hose, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwebwe. Imana yacu nishimwe rero, yo ikomeje kubarinda no kubagirira neza, kandi nanjye ndayishimye yuko ikomeje kundinda. Burya iyo umuntu agihumeka biba ari ishimwe rikomeye. Murazi yuko ari ikintu nkunda kugarukaho cyane, umuntu aba adakwiriye kwirengagiza. Data wa twese rero akomeze gupfukamirwa kandi akomeze kubahwa ku isi yose. Bene data rero, nshuti zanjye aho muherereye hose, ngarutse imbere yanyu kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo kugira ngo tubashe kumenya uko twiriwe, cyangwa se tubashe kumenya uko dukwiriye gusenga, cyangwa se uko dukwiriye kwitwara imbere y'Imana. Yesu rero atugirire neza, ijambo ry'Imana rituyobora inzira yo kwera no gukiranuka kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Rero turakwiriye kugira inyota y'ijambo ry'Imana nk'uko tugira inyota tugakenera amazi yo kunywa, nk'uko tugira inzara tugakenera ibyo kurya, ni nako ibyo kurya by'Imana ari ryo jambo ry'Imana umuntu wese akwiriye kuriha umwanya mu mutima wiwe no muri gahunda ziwe za buri munsi. Yesu atugirire neza cyane. Uyu munsi rero turasangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho 49, turahera ku murongo waho wa 13, twumve icyo Uwiteka Imana ahatuganiriza. Aravuga ngo, ririmba wa juru we, nawe wasi we unezerwe, mwa misozi mwe muturagare muririmbe, kuko Uwiteka amaze abantu be umubabaro, kandi abantu bamugana azabagirira imbabazi. Ariko Siyoni aravuga ati, Jehova yarantaye, Uwiteka yaranyibagiwe. Umurongo wa 15 uvuga ngo, mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko jye sinzakwibagirwa. Yesu atugirire neza cyane. Ayo ni amagambo Uwiteka Imana yanyujije mu mugaragu wiwe Yesaya. Yesu nashimwe, arimo kubwira ubwoko bw'Isiraheli abuhumuriza, kuko bwari mu ntambara ikomeye cyane, ariko kandi Uwiteka Imana yarabafiteho umugambi muremure. Uyu munsi wa none nawe ni wowe Isiraheli ubwirwa, nanjye ni jyewe ubwirwa. Arakubwira ngo ririmba kandi unezerwe, kuko Uwiteka akumaze umubabaro. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Bene data, turi mu gihe kigoye, turi mu myaka ya nyuma yegereza kugaruka kwa Kristo Yesu, kandi ibimenyetso tugenda tubibona. Rero abantu benshi ni igihe kigoye, ni igihe abantu bakora ugasanga ntibari kwinjiza nk'abacuruza, ugasanga ibintu birahenze, cyangwa se umuntu agakora ariko ntafatishe. Yesu atugirire neza cyane. Ugasanga rero umuntu ahorana ibibazo bya buri munsi, udafite akazi arafite umubabaro. Mbega ibitera umuntu umubabaro ni byinshi. Hari igihe umuntu atotezwa ugasanga arafite
umubabaro mu mutima, cyangwa ugasanga ahuye n'indwara ikamubaho igihe kirekire, ugasanga ahorana umubabaro. Ugasanga rero muri iki gihe n'ibintu birahenze cyane, mbega ku isi usanga ibintu birahenze, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibintu biragenda byiyongera buri munsi ibiciro. Abantu bakibaza rero aho bizagarukira, indwara z'ibyorezo ziri kuza buri munsi, ugasanga umuntu arimo aragenda afite ibintu byinshi bimubabaje ku mutima. Ariko umva ijambo ryiza Uwiteka Imana akugejeho nanjye angejejeho. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ririmba kandi unezerwe, kuko Uwiteka amaze abantu be umubabaro. Nawe Uwiteka akumaze umubabaro. Sinzi umubabaro ufite, birashoboka ko umaze igihe uri umushomeri, washakishije akazi urakabura, birashoboka yuko wagerageje gushaka kubaka birakwangira, birashoboka yuko ufite inzu wubatse ariko ikaba yarakunaniye kuyuzuza, wayireba amarira agatemba, birashoboka ko abana bawe bajya ku ishuri ariko kandi bagatsindwa. Byose ni ibintu bigutera umubabaro. Birashoboka yuko utinze mu kigeragezo runaka bikagutera umubabaro, ariko Uwiteka Imana aravuganye nawe mu ijambo ryiwe ngo aje kukumara umubabaro. Imana yacu nishimwe cyane, haleluya. Ugasanga umukobwa aratinda mu rugo iwabo, imyaka ikaba myinshi, abantu bakamugira ikivume, ugasanga se umuntu arashatse ntabyaye, ugasanga abantu bamugize ikivume. Donke ugasanga mu buzima bwa buri munsi hariho abaciwe, ugasanga cyangwa se kubwo gukurikira Kristo, ugasanga mu muryango baraguciye kuko batamwemera, batemera n'inzira y'Imana, umuntu akaba igicibwa. Bibiliya iratubwiye ngo mbese ngo umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana yibyariye ntamugirire imbabazi? Imana itugirire neza. Aravuga ngo cyakora yabasha kumwibagirwa, ngo ariko jye Uwiteka sinzakwibagirwa. Yesu nashimwe. Wabasha gutakira mwene wanyu ntakumve, wabasha kwizera umwana w'umuntu ntakumve, wabasha gutabaza ntihagire umuntu ukumva. Ariko reka nkubwire, ntihagire n'ukugirira imbabazi. Umubyeyi wakubyaye ntiyakugirira imbabazi. Umuyobozi ukuyobora ku kazi birashoboka ko agutoteza ntakugirire imbabazi. Birashoboka mu muryango washatsemo ko nta n'umwe wakugirira imbabazi. Ariko reka nkubwire nti Uwiteka Imana agufitiye imbabazi, kandi abantu babasha kukwibagirwa, inshuti zikakwibagirwa. Inshuti yanjye, ntihagire umuntu ukugirira imbabazi. Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka Imana wakuremye yivugiye mu ijambo ryiwe ngo ntabwo azakwibagirwa. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kuko ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi uramira abantu ku manywa na nijoro, ni umubyeyi ukura abantu mu kaga, ni umubyeyi ujya urwanirira abantu uko bwije uko bukeye. Nimuhumure rero nshuti z'Imana, Uwiteka Imana aje kumara abantu be umubabaro bamaranye igihe. Niwe ubasha gukuraho umubabaro, kandi niwe ubasha kutibagira. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mukomeze rero kugubwa neza n'ijambo ry'Imana, muhumure Uwiteka aje kumara abantu be umubabaro. We wari ufite umubabaro, reka nkubwire ngo izere Uwiteka Imana, ukomeze umusenge, nturebe igihe umaranye umubabaro. Uwiteka Imana aje kuguhanagura amarira. Uwiteka Imana aje kuguha igisubizo cy'igihe cy'ibibazo wari umaranye igihe. Uwiteka aciye inzira mu butayu. Uwiteka Imana aguhaye amazi yo kunywa, aguhaye umwambaro ukubereye, aragusize.
Imana ishimwe, ugiye kongera utohagire. Haleluya, haleluya. Amashami yawe yari yarumye, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka Imana arongeye aguteyeho amashami, urashibutse. Imana yacu nishimwe. Umwami Imana akomeze kubaho umugisha, mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Amen.